ariko urumva ntago nawe yawe kubitazi ko bimeze gutyo usibye ko leta yo nta nubwo yavuna nawe ko iba yarebye igikenewe kandi buriya ntago baba kaburana ngo bajye mu mizi so bishoboka rero ko yenda barebye bakabona ko ibimenye yenda bashobora gusibanganya ndakubaza ubwo iminsi 30 y'amageragere umva se nkubwire Godfa uretse gato turi mu kwa 12 iratombe ni kukubaza uzi iminsi 30 turi mu kwa 12 none se hari ikibazo kugira ngo ugende nyine ugire utaza kugira icyo ucamo uretse gato iminsi bikuru bagiye kuyirira hoya nyine birababaje ariko nose abari hariya bapfuye mwamureze mutazi ko bazafunga hoya abari hariya rega nabo barya iminsi mikuru nose si bari mu gihugu nabo barayi something else uretse ariko narumiwe Semuhungu garuka munzanire Zinda ari he ndagashaka ngiye ugashaka Semuhungu Semuhungu kubera turi gushaka simwe mwamuzereze se reka nzanire ndashaka kubaza uyu munsi ndavuga hari ikirego cyanjye wumvishemo hari Godfa ariko reka Umunyarwandakazi nese ko ndi Umunyarwandakazi ugira ngo mbike Semuhungu araha ariko ngiye Jihad nakundaga ibiganiro bye hatarimo gusebanya oya se kandi ndakubujije Keza oya hatarimo gusebanya Keza uretse gato tuvugisha ukuri hatarimo gusebanya no kwataka abantu Jihad ni umunyamakuru mwiza tuvugisha ukuri uretse gato tugeze ngo aka Keza oya ibyo umva nkubwire tuvugishije ukuri hatarimo iyo yatatse abantu cyangwa gusebanya kundi ubundi ubusanzwe Jihad ni umunyamakuru mwiza ntabwo rero wabimbwira Semuhungu arakuboroka hoya kuba umuntu yaba umunyamakuru mwiza no kuba yaba professional ni ibintu bitandukanye sibyo rero yari umunyamakuru mwiza ariko yenda ntiyari professional amwita Eric Sagiye mwamureze mutazi ko azafungwa oya twamureze kugira ngo bamubaze ibyo yakoze nibasanga bigize icyaha azabikurikiranwe ahantu cyangwa se basanga nta n'icyaha bigize kandi n'ibintu bamumanuriye ntago harimo ibirego byacu ntago birimo ese nibyo yaburanye wigeze yumva aburana ngo naramureze ko ushaka kunteranya n'abantu wigeze wumva harimo ikirego cyanjye mu byo yaburanye oya ntabwo mu byo yaburanye harimo ibira 6 ariko se 6 se bavuze ba nyirabyo yaza kankubaze urukumva hano nakumbwira ikintu nakunga mu guteranya n'abantu umbwira nyine ko atari ikirego cyanjye gitumye amanuka ikirego gitumye amanuka ni icya mpano na bariya byo barezwe akoze cyane ibirego byanyu ntabwo biri muri ribi mwabivanyemo ntawamenya rega umuntu ahimbabazi wazimusabye urumva umuntu ahimbabazi wazimusabye kandi nanone iyi minsi 30 niyo kujya kwiga ku bindi birego 6 turashije ahubwo mugire umunsi mwiza ariko se ntukagende barashaka kugusuhuza urankumbuye ariko uremera kuri gahunda nakubwiye ejo muri tugomba kuyikora nubwo nayivugiye hano do you remember urayumva uranidakwiye umva nge nago nayanga ariko nge nago natera intambwe ya mbere kwa ko izo nagerageje zarabaye oya ni nge uzatera intambwe ya mbere mbahuriza hagati nge nta kibazo pe urega nta kintu cyiza nko kubana n'umuntu neza urumva bira bintu bikenewe cyane ukuri birakenewe I will try my best rega niho gudufata ntandukanira n'abandi urumva bwoko dore Oda Pass nahanga urahansanze Oda Pass nyuma ya Twitter nahanga ugera umwana mwiza mukosha nta kibazo sheri wanjye Oda zamu
Oda Paccy nari nkubonye hano Kamuhiye. ngo ibiryarya ariko mwabaye mute? Oda Paccy so nari mbonye hano bahungu. Gore. Umva se nkubwire Godfa. Mvuge namamarizeho akantu hano nta kibazo. Mbere yo kwamamaza ariko waburize tukamanza tukavuga ko Jihad amanutse mageragere. Ngewe abantu mwatanze amakoyini urumva? Abantu mwatanze amakoyini ngo Jihad ariko. Urumva? Kamanze nakira Oda Paccy. Oda Paccy. Godfa. Uri guhiga imase. Ndone se hari icyo mvuze. Ntabwo ari unkumbuye. Nari ngo kumbuye aho uzagwa niho nzagwa. Ongera vuga gato. Paccy bite shu? Bite sheri y'amakuru. Nese uri guhigimye Oda. Oya ntacyo. Bite sheri. Uze sheri yakwikoze cyetse kurongoje akarimi ko ari umugiye yakumara. Yes. Ntege cyane nkaba kutari umutinganye ko aryo jambo udakunda. Nemo bite rata. Nizasho. Warashaka kujya mu rubohero kujya guca imyese muhungu. Paccy ngo bimeze bite? Yeah, ni byiza Godfa. Nyuma yo kumva umuntu bita Jihad ubu turi kuvugana agiye kurira umwaka mageragere uri kwiyumva ute? Okay, ubundi sinjya nivanga mu birego by'abantu ariko nyine none se nyine u Rwanda haba amategeko ubwo babonye ari byo bikwiye urumva navuguruza ubutabera. Exactly. Ibi bintu harabikurikiranye. Urakoze. Aya okay narabikurikiranye ariko ntago najya deep ntago nagiye deep kuko nabibonaga nkuko namwe mwabizanaga ku muhanda tukabibuza. Yego. Waradukurikiye uko byagenze byose hano. Cyari byinshi nabaga mari kabisa narumvaga. Warumvaga. Ubonye ukuntu bigenze? Ya nabibonye nyine buriya bafite impamvu ko biri. Mama yake na muzala mama. Ya ntago babyumva. Abantu hano ndabona tugiye gutangira buhoro ego ko baraje ba Nyirabutisi gabahutu na burageze ndapfuye ba Nyirumudomo. Baraje babanyamazimwe bari. Ale. Paccy. Karame. Zingerate Park, KG. Simu wamwumvishe. Chouchou. Mon amour. Ça va? Aba. Ako wampaye ku mafaranga konze ko yafite mwana wanjye. Ako ngene ngiye kugushaka. Wagiye ureka ibyo bintu. Se muhungu aragushaka. Mungu ari. Se muhungu. Wone ndivuga na Zinda. Ndi kuvugana na Zinda. Wese Zinda nti. Zinda ngwino kuri live. Ngwino. Nyuma yuko ngwino. Urakoze. Imbwa yanjye ya nyonyo na nyonyo. Se muhungu mbwira uburyo wahagurutse mu rugo ukajya gutangira Jihad ikirego kibijyanye we ya mpano n'umwana wabyaye. Reka nkubaze Godfa. Uretse gato wowe ko bari babuze ibimenyetso Eric nani wowe nani ya mpano n'umwana. Cyamabaje n'ukuntu Irene Bayisabe yabeshye mu rukiko. Ngo iki? ngo yabonye nyuma ngo nabonye ngo stati ngo bajya ni ngo audit bamwitiranya na Jihad. Use ni umuntu utazi Jihad kandi agiye bamuhaye na nimero akoresha. Urasetsa. Uretse gato yavuze ngo yavuze ko ariko wavuze kandi ariko yavuze ngo Eric nk'umuntu wazi ntuza aya masambwizo kuri byagenze gute bira bintu wabibonye gute wabitanze ute? Ntabwo biregura urukiko rurarangira batazarwarangira oya bamaze kubamanura se bivuze ko byarangije kubura ariko nyine ubutabera bwacu burakora pe urakoze. Zinda zamuka Yesu Kristo Kejone kuba afunguwe Kejone nakaza ariko ndababaye Jihad agomba kurekurwa nawe urumva ninde utagomba oya Pazo yakomba kumanuka ko ari amashuri ganjye nayo ifite amakuru ko yabikoze Pazo yarabikoze bira bintu umugome yakoze ubugome yarahemutse
ibi byose Pazo ni washyize biriya bintu hanze kandi abikorana ubugome urumva nabihanirwe rero ariko uzi ukuntu biriya bintu bitraumatizing wagize ngo se nuza kuba ari mu mubiri yarasetse none batajya kuri icyo bwabikoresheje kugira ngo ajye hanze nta soni viza se yibonye mu munota umwe cyangwa se ko viza y'Iburayi ugenda ugaseka ku kanya bagahita bayiguha nta soni